Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Tugeze ku cyumweru cya 24 gisanzwe, umwaka A. Amasomo matagatifu turi buzirikane kuri iki cyumweru, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mwene Siraki, umutwe wa 27, umurongo wa 30, kugeza ku mutwe wa 28, kugeza ku murongo wa 7. Zaburi ni y'Ijana-na-2. Isomo rya kabiri turabisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 14, umurongo wa 7, kugeza ku wa 9. Ivanjiri ni ya Matayo, umutwe wa 18, umurongo wa 21, kugeza ku wa 35. Bakristo bavandimwe, ku cyumweru gishize ijambo ry'Imana ryadushishikarizaga kutarebera abanyabyaha, ahubwo ko tugomba kubakosora tugahanana bya kivandimwe, kuko urukundo ari rwo ruhatse byose. Isomo rya mbere n'ivanjiri y'uyu munsi byo biradushishikariza kugirana imbabazi bamwe ku bandi. Mwene Siraki mu isomo rya mbere aratuburira kandi akaduhanura ati inzika n'umujinya nabyo ni ibintu biteye ishozi, kandi umunyabyaha aba yarabizobereyemo. Uwihorera ku bandi, uhoraho nawe azamwihoreraho. Jya ubabarira mugenzi wawe ibicumuro bye, bityo nusenga n'ibyaha byawe bizahanagurwa. Umuntu urakarira undi yasaba ati uhoraho ngo amurokore, yaba atababarira mugenzi we kandi agatakambira uhoraho kubera ibyaha bye? We ubwe ko agira inzika kandi ari umubiri ashoreye, ninde wamubabarira ibyaha bye? Jya wibuka amaherezo ya byose, maze ureke kwangana. Jya wibuka amategeko, woye kugirira inzika mugenzi wawe. Wibuke isezerano ry'umusumba byose, wanga ubuhemu. Ngibyo ibyo mwene Siraki atubwira muri iri somo rya mbere. Ibyinshi usanga biranga ubuzima bwacu: inzika n'umujinya, kwihorera no guhorera abandi, kutababarira bagenzi bacu baducumuyeho, kurakarira abandi, kwangana, kutubahiriza amategeko y'Imana, ndetse no kugira ubuhemu. Iyo migenzereze mibi yose ntiyagombye kuturanga nk'abakristu. Ngibyo rero ibikorwa by'umubiri tugomba kwirinda, kandi koko nk'uko mwene Siraki abivuze, jya wibuka amaherezo ya byose, maze ureke kwangana. Ubwo rero uwo mubiri wagenewe kuzapfa no kubora, ubahiriza amategeko. Ibi turi buze kubisanga no mu isomo rya kabiri, aho Pawulo mutagatifu atubwira ati twabaho tutabaho, tubereyeho Nyagasani. Pawulo intumwa aratwibutsa amaherezo yacu, na Yezu yemeye gusangira natwe urupfu ngo adukize. Ubuzima bwa hano kuri iyi si twe tubwiha, ahubwo butangwa n'Imana n'ubwa Nyagasani. Niwe dukesha kubaho. Niyo mpamvu igihe tukiriho tugomba kubaka ubuzima bwacu, tuzirikana ko imigenzereze yacu n'ibikorwa byacu ari byo bidutegurira ubuzima tuzabamo tutakiri hano ku isi. Kugira ngo tubigereho, ni uko tugomba kumva impanuro z'iyivanjiri tukayigira iyacu, ngo kubabarira mugenzi wawe ni byiza, ariko kumubabarira 7 byisumbuyeho, kuko ari ubusendere bw'imbabazi. Naho kumubabarira 77 byo bikaba ikirenga. Mu yandi magambo, twe kubabarira inshuro z'imbabazi twagiriye abandi, kugira ngo abitwumvishe
Yezu aducira umugani w'umugaragu utagira impuhwe. Yasabye umwami imbabazi kubera umwenda yari amufitiye atashoboraga kwishyura. Ati nyorohera nzakwishyura. Kugira ngo yishyure uwo mwenda byagombaga kumusaba ko bamugura we n'umugore n'abana be n'ibye byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Agize impuhwe aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we wose. Igitangaje rero ni uko uwo mugaragu akivaho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umuri mu mwenda w'amadenari 100. Mwibuke ko uwo mugaragu yari arimo shebuja amatalenta 10,000. Cyari igiciro gihanitse cyane kirenze ibyo umuntu yashobora kwiyumvisha. Ntiyashoboraga kwishyura uwo mwenda keretse gukizwa n'imbabazi za shebuja. Mu gihe amadenari 100 umukozi bakundaga kumuhemba idenari 1 ku mubyizi. Amadenari 100 yari nk'ubusa uyagereranyije n'amatalenta 10,000. Nuko uwo mugaragu afata uwo wari umurimo amadenari 100, amufata mu muhogo aramuniga ati ishyura ibyundimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati nyorohera nzakwishyura. Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Bavandimwe rero, nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Nguko rero uko umunyacyaha wese ameze imbere y'Imana. Bavandimwe, twebwe abagaragu b'abanyabyaha duhatira abandi kutwishyura ibyo baturimo, kandi twarabuze ibyo kwishyura Imana umwenda tuyirimo. Aho kuburana dupfukame dusabe imbabazi. Ninde udafite icyo Imana yamubaza atashoboye gukora? Igihe Nyagasani azatumurikisha amatalenta yaduhaye, arizo ngabire Imana yatwihereye kugira ngo tuzikoreshe zidufashe zifasha na bagenzi bacu, ese witeguye kuzamurika iki? Aho ntuzamera nka wa mugabo wabuze icyo korora, abonye byose abandi barabyoroye. Igihe yitembereraga agahura n'akayoka keza akagafata ati mbonye icyo ngiye korora nanjye nzamurike. Arakorora akajya akagaburira agashakira byose, noneho agashakira n'akabindi keza azajya akabikamo. Abamusuye bahabona ku kayoka bakati ariko iyi kabutindi wayirukanye. Nawe ati ariko mwebwe murangirisha ari kubera iki? Ko mworoye amahene mukorora inka, njyewe kuki mwambuza icyo niyororeye? Kugira ngo mwimurikagurisha aba ari mwe muzegukana igihembo. Umugabo aranangira yanga kumva impanuro. Noneho igihe cy'imurikagurisha kigeze, bose baragenda bajya kuri stade.
ufite inka yoroye akayimurika ati iyi nka yanjye ikamwa litiro izi n'izi, abandi ati iyi hene yanjye imeze gutya na gutya. Mbese ukabona buri wese yaroroye koko ari kumurika ibintu bizima kandi bimeze neza. Noneho ku munota wa nyuma baba bahamagaye wa mugabo, aza yikoreye cya kibindi cye agitereka imbere muri sitade, bose bamureba, aritarura, aratangira arahamagara, cya kiyoka kiva mu kibindi kiza kimusanga. Abakibonye bose nuko cyari kingana barirukanka. Kugira ngo bagaruke habaye aho kwiyambaza za mikorofone kugira ngo bongere bagaruke, abereka neza ko kitaryana, ko ari itungo yiyororeye nta kibazo cyaryo. Noneho bamaze gushyirwa ubwoba baragaruka. Ubwo rero barongera baramubwira bati noneho ibyo wagikoresheje bisubiremo turi kureba. Aragihamagara n'ubundi kiva mu kibindi kiraza, none hatangira kukibwira uburyo kirabyina, baracurira kirabyina. Kubera ibyishimo rero cyateye abandi bamaze no gutinyuka, uko kibyina bakoma amashyi, noneho batangira no kuvuza induru bishimye cyane. Noneho cyo rero kiba kigize ubwoba cyumvise iyo nduru, nta handi cyagombaga guhungira, cyaravuze kiti noneho ubu ndapfuye. Ahubwo cyahungiye kuri shebuja. Kubera ubwoba bwinshi kimwizingaho kugeza igihe kigeze mu muhogo kirawufunga. Mu kanya gato babona umugabo arahenutse no hasi ngo pi, apfa azize ya kabutindi yiyororeye. Yaragiriwe inama yo kuyirukana, bakavuga bati ni amashyari mumfitiye, none dore kivuyemo. Ese mukristo we wumvise iyi nkuru, kabutindi woroye ni iyihe? Inzangano, urugomo n'ibindi byinshi, za ngeso mbi zakunaniye wibitseho, wagize agashuti kawe ugaburira buri gihe, rya tungo wiyororeye, ngibyo ibizagukoraho ku munsi w'urubanza. Nyagasani azakubaza niba impano yaguhaye zo gufasha abandi warazikoresheje uko bikwiye. Akubaze niba yaraguhaye urwo rwango cyangwa ubwo bugira nabi ngo ari bwo wimiriza imbere. Wasanga nawe uzabarizwa mu gatebo kamwe n'uriya mugaragu mubi. Ushobora kwibaza uburyo uwo mugaragu mubi yabigenje kugira ngo agere kuri uwo mwenda ungana utyo. Muri iki gihe wasanga abagabo cyangwa abagore bafite imyenda yabarenze kandi nta kintu na kimwe gifatika bakuyemo. Rimwe na rimwe ugasanga ni amadeni y'inzoga gusa. Cyakora ngo nta mwiza wabuze inenge. Icyo Yezu rero ashaka kutwigisha ni uko uwo mwenda uhanitse cyane utwumvisha uburemere bw'ikimwaro cy'ibyaha byacu. Nta kindi dukwiye, ni uguca bugufi, tugapfukama, tugasaba imbabazi. Nta yindi nzira yo kurokoka. Bavandimwe, Umwami wacu Yezu Kristu yaduhamagaye uyu munsi kugira ngo amurikishe ibye mu bagaragu be bahana inemba. Ingero z'ivanjiri zituyobore. Yezu ati hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Tuzirikane aya magambo tuvuga mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru, tuti utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Uko uri mu mwenda mworohere, n'uwo uri mu mwenda akorohere, hakora ubwumvikane. Kandi tuzirikane neza ko natwe ubwacu
dufitiye umwenda Imana tudashoboye kwishyura, gusa tuzakizwa n'imbabazi n'impuhwe bya Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yari Padiri Providence Idukomeze, Paruwasi ya Nemba. Mugire icyumweru cyiza.